Kristo hakuzwe abavandimwe, iki ni ikibazo gikomeye, ikibazo kitoroshye, cyane cyane ko ari ikibazo gikora ku marangamutima, cyane cyane y'ababyeyi batakaje abana babo, baba abapfuye bataravuka, baba abapfuye bamaze kuvuka, baba ndetse n'abandi bakurwamo n'ababyeyi babo, kuko nyuma abenshi baricuza bakumva ari umutwaro uremereye bikoreye, baba n'abandi bapfa batarabatizwa. Ikibazo gikomeye rero kubera ko kwibaza ngo abo bana bapfuye muri ibyo bihe bajya he? Bajya he? Ni ikibazo utabonera igisubizo ugendeye kuri Bibiliya, cyane cyane ko Bibiliya nta kintu na kimwe bivugaho ku bijyana n'iby'abo bana nyine bapfa bata batabatijwe cyangwa se bapfa mbere y'uko bavuka. Gusa hari amagambo amwe namwe ushobora kugenda ubonamo ari ukabona atavuga abo bana mu by'ukuri. Noneho ikibazo rero mu mateka ya Kiliziya cyaje kuza kubazwa ahagana mu kinyejana cya kane cya gatanu cya Mutagatifu Augustine, kuko hadutse abitwa abaperaje hari ibintu byinshi batemeraga. Mu byo batemeraga harimo nyine no kuba icyaha cy'inkomoko kibaho, none ntibanemere ko gishobora kugira ingaruka ku mwana uvutse. Bakavuga rero bati niba ari uko bimeze umwana uvutse, niba nta cyaha cy'inkomoko kimuriho, uvuga ko uwo mwana ashobora kwigira mu ijuru niba atabonye umwanya wo kubanza kubatizwa. Abandi bakavuga batoya, inzira y'umukiro ni batisimo, uca muri batisimo, muri roho no mu mazi, noneho umuriro ugatwika ibyaha byawe, niyo nzira yonyine ishobora gutuma umuntu yinjira mu ngoma y'ijuru. Ati ikibigaragaza ni uko guhera mu ntangiriro za Kiliziya, cyane cyane no mu byakozwe n'intumwa, batwereka ahantu nk'habiri hatatu aho intumwa zajya kubatiza, zikabatiza abari mu rugo bose, ari abana, ari abaja, ari abagaragu, bose bakabatizwa, n'abakozi n'abaki, kubera ko bumva ko niba nyir'urugo yemeye Kristo, nawe bose bagomba kubatizwa. Bakavuga rero bati ubwo niyo imwe mu mpamvu ko ituma tubatiza nyine abana, ko ijambo rya Gasani Yezu Kristo tubwira mu Ivanjiri yo hano umutwe wa 3 ko ntawe ushobora kwinjira mu ngoma y'ijuru atavutse ubwa kabiri ubw'amazi no kubwa Roho Mutagatifu. N'abana rero bari muri abo ngabo, ko n'umuntu wese, kandi twemera ko n'abana ari abantu. Urumva rero ni ikibazo cy'uko bari kuvuga bati batisimo niyo fatizo rwose ya byose kugira ngo abantu binjire mu ngoma y'ijuru. Batabatizwa rero bigenda biti. Mu gihe cya Mutagatifu Augustine havutse ibyiciro nka bitatu byo kuvuga uti nyuma y'urupfu haba iki. Bakavuga bati bamwe abakoze n'abahakanye Imana, banze kumvira Imana, bajya mu muriro utazima. Abo ni abahakanye Imana ku bwende bwabo. Abandi bajya mu ngoma y'ijuru, ni ukuvuga batunganiye Imana, bakayubaha bakayikunda, kandi bakabana neza na bagenzi babo. Bati ikindi cyiciro, mu gihe isi ikiriho itari yahinduka isi nshya, ikindi cyiciro kijya muri purigatori, aho bagomba kubabara kugira ngo bahanagurweho ubusembwa bw'ibyaha byose bakoze. Mutagatifu Augustine akavuga ati abana bato bapfa gutyo ntibavuga ngo bajya mu muriro, nako yabanje kuvuga ko bajya mu muriro. Avuga ati ku muriro bajyamo ntabwo baba bagiye kubabazwa, kubera ko nta cyaha bwabo bwite bakoze. Abamukurikiye baravuga batoya ntabwo bajya mu muriro. Nibwo rero havutse ijambo ryitwa lembe. Lembe, iryo jambo rero ryashyizwe mu Kinyarwanda ryitwa irimbi. Mu by'ukuri wavuga utese noneho ubwo lembe ni igiki? Iyo lembe ni igiki? Iyo lembe ni ahantu bemera ko abapfuye bajya, nako abana umva twe tubishyira mu irimbi mu rwego rw'abakuru, kuko nibyo twabwirijwe n'abamisiyonari batubwira bati hariya ahantu hitwa mu irimbi. Ariko ntushobora kuvuga ngo mu irimbi ni igiki.
ubu byinjiye mu mvugo yacu isanzwe ya kinyarwanda ko irimbi ari aho bajya gushyingura imibiri y'abapfuye. Ariko mu ntangiriro ijambo irimbi byavugaga ahantu abapfuye cyane cyane b'abana, abana nyine abo batabatije, izo nda zavuyemo, abapfuye bakiri bato, bakavuga ati abo bose bajya ahantu hatari ububabare bagiye gutegereza izuka ry'abapfuye. Icyo nicyo bise lembe. Abo bana bajya olembe, ngo abo bana bajya ahitwa abapfuye batabatije bajya ahitwa muri lembe. Ni ukuvuga aho hantu abantu bashobora kujya bakahaba batababazwa bategereje izuka ry'abapfuye. Ariko hakavuka ikindi kibazo, none se ko bajya muri iyo lembe kandi bakavuga ko ntawe ushobora kubona ubwiza bw'Imana atabatijwe, bitara viziyo beatifique, ati ubwo abo bana bizagenda biti? Bavuga bati ntabwo bakeneye kubona viziyo beatifique, ntibakeneye kubona Imana ubwayo, kubera ko n'ubundi bari bataranamenya, bari batarashobora no kwihitiramo, ubwo nyine bazigumira hagati aho ngaho ukabona ibintu bibuze igisubizo. Ariko ntibyabujije ko izo nyigisho zo kwemeza nyine ko hari ahitwa irimbi, aho abana, roho z'abana bapfuye batabatijwe baganishwa, berekezwa, ntibyabujije ko byabaye ibitekerezo byakomeje cyane muri Kiliziya kugeza kuri Konsili Vatikani ya kabiri, nubwo bwose Kiliziya itigeze ibigira ihame ry'ukwemera na rimwe. Ni ukuvuga ngo iyo itari ihame ry'ukwemera, abahanga twa dushobora kubijyaho impaka bavuga ese nibyo, ese si byo. Niyo mpamvu ikiganiro ndi buvuge njyaho mpagaze nuko mbyumva. Reka maze mvuge kuki ari abantu bagumya gutsindagira irimbi ko ariho izo roho z'abana zijya. Mu by'ukuri bashaga nk'abashaka kurengera ibintu bitatu bikomeye. Ibintu bitatu bikomeye kuko maze kubereka ko muri ibi utabona nk'ibintu bisobanutse bikemutse, bimaze kubereka ko no mu bapadiri, abakurambere ba Kiliziya ntabwo babigaragazaga cyane, ariko muri ubwo buryo bwose bwo kumva ibintu ku buryo butandukanye, hari nyine abashaka kurengera ibintu bikomeye cyane. Ikintu cya mbere bashaka kurengera, navuga nti bitatu by'ingenzi bikomeye. Ikintu cya mbere bashaka kurengera ni ukuvuga ko Imana idashobora guhana umuntu utakoze icyaha, ni ukuvuga umwana, ngo imushyire, kuko atakoze icyaha cye ku giti cye, ntabwo ashobora kujya mu muriro utazima, yaba arenganye. Icyo ni icya mbere. Ariko mu rundi ruhande kavuga ati ariko hari n'icyaha cy'inkomoko nacyo. Uvuga ngo uriya mwana nawe icyaha cy'inkomoko kimufiteho ingaruka, ndetse bemeza rwose ko iyo cyaha cy'inkomoko umuntu avukana kiri mu ntangiriro z'ibituma umuntu nyine akora ibyaha. Ati ariko rero impano ye mu rwego cyaha cy'inkomoko nyine habayeho impano y'Imana iciye kuri batisimu, kuko icyaha kigomba guhanagurika. Noneho wa mwana we ntabatije. Urumva ahambere Imana ntishobora kurenganya umuntu utakoze icyaha kuko ntiyigeze ahitamo, ariko umwana wavutse nawe icyaha cy'inkomoko kimufiteho uruhare. Impamvu ya gatatu rero ni impuhwe z'Imana. Imana impuhwe zayo, mu nemba zayo, mu buntu bwayo, niho ubuzima bw'iteka bukomoka. Ntabwo bukomoka ku byiza twakoze byanze bikunze, ahubwo bukomoka nyine ku izo mpuhwe z'Imana. Ariko bakongeraho bati rero uko biri kose ugomba guhabwa impano ya batisimu, ikaba ari ngombwa cyane kugira ngo ushobore kugera ku mukiro. Muri ubu rero birasa nk'ibigorana gufata umwanzuro, kubona bati kubera iyo mpamvu yajya mu ijuru kandi atabatije, kubera iyo mpamvu yajya mu muriro kandi nta cyaha yakoze. Muri purigatori ntibishoboka kubera ko nta kintu ari guhanirwa. None se uwo mwana ajyayo? Murumva ko ikibazo kiragoye. Abo rero bamaze kuvuga ibintu by'uko ari bitatu, baravuga ati bya bindi abakurambere yacu bavuze guhera kuri Mutagatifu Agusitini, nyine koko irimbi rijyaho, ribaho. Ati iryo rimbi rijyaho, rikaba atari umuriro, rikaba atari paradizo, rikaba atari purigatori, ahubwo hakaba ari ahantu izo roho ziba zitababara, mbega ariko zitabona ubwiza bw'Imana.
muri kumva ukuntu ari ibi ni ikibazo kigoye, nyamara ntitubikinishe cyane kuko izi mpaka bajyaga zabaga zifite ishingiro. Inavuga ko iyo myumvire navuga ko yakomeje cyane kugera rwose mu kinyejana cya makumyabiri, aho batangiye kwibaza bati ariko se nyine koko ubundi Imana ishobora guhana umuntu utakoze icyaha? None se Imana ntiyaturemeye kubana nayo? None se yaturemeye kubana byo dushobore kugera mu ijuru aho muri batisimu? Batariko rero batisimu iri ugutatu. Tutangiye kugenda tugana ku mwanzuro w'ikibazo. Batisimu iri ugutatu. Bati hari batisimu y'amazi nyine uhabwa muri Roho Mutagatifu, hakaba batisimu y'amaraso bandi bashobora kwicwa bazira izina rya Yezu kandi batarigeze babatizwa. Bati hakaba na batisimu yo kwifuza. Hakaba na batisimu yo kwifuza. Bati rero niba hari umwana wapfuye atabatijwe, yapfiriye batisimu yo kwifuza, niba ababyeyi barashaka kumubatiza kuko ntabwo ari ukwifuza k'umwana, ni ukwifuza kw'ababyeyi. Abandi batari ko se n'umwana atabifitemo ubushake nk'ubwiye batisimu azayihabwa ate? Batari oya, muri Bibiliya hari ingero. Turimo turagenda ku bitekerezo nyine by'abo bahanga. Muri Bibiliya hari ingero. Umwami Herodi yica abana bose batararenga imyaka 2 mu gihe cya Yezu. Ashaka kwica Yezu akamucika, noneho agahitamo kwica abo bana. Ati rero abo bana tubahimbaza nk'abatagatifu. 28 z'ukwezi kwa 12 kwa buri mwaka baduhimbaza abo batagatifu bahowe Yezu ataratanya no gukora ubutumwa bwe, ariko bakicwa ari bazira. Ino tubafata nk'abatagatifu, ni ukuvuga ko twemera nyine ko burya bwose hari abashobora kuba abatagatifu na mbere y'abatisimu. Bati nibyo. Batariko rero abo bana bo bishwe baravutse, none se nk'inda bakuyemo zo wazivugaho iki? Abahanga bati ahubwo birumvikana, inda zakuyemo n'ababyeyi babo, ababyeyi bameze nka Herodi nyine, niba bashaka ko abo bana babaho. Ikibazo rero si icy'abana, ikibazo ni icya ba nyina batifuza ko abo bana babaho bagakuramo izo nda. Naho rero ntabwo ni ukwica inzirakarengane nyine, ni nk'abariya abana b'inzirakarengane. Inzirakarengane nyakuri ni Yezu Kristo. Ati nk'abo bana inda zikurwamo nabo baba ari bameze nka Yezu mu by'ukuri. Biragenda rero bisa nk'ibitazanuka gahoro gahoro, ari uko nabibabwiye, ni ugufata umuntu umwe muri Bibiliya bakongeraho undi, noneho ukagenda uvuga uti umwanzuro uragenda uba uyu nguyu. Ubwo byaje kugera muri kino gihe turimo nyine, tumaze kubona ko uko batisimu imeze, batisimu iri ugutatu. Noneho namberitse ko burya ntabarya abana zanda zikurwamo, bariya abana nabo ari abamaritiri, baba basa nk'abari guhorwa Imana kubera ko ababyeyi ntibemera ko babaho bameze nka Yezu Kristo. Ikibazo rero gisigara cyo kubanga, noneho rero ubwo ngubwo abo bana ko batabatijwe rero bajya hehe? Mu mwaka w'ibihumbi 2007, komisiyo ya teolojiya yo muri Vatikani, yo muri Kiliziya y'isi yose, yasohoye ibaruwa ndende cyane, gatabo yise ngo ukwizera k'ubuzima bw'iteka ku bana bapfuye batabatijwe. Ibaruwa ushobora kuyibona nawe mu Gifaransa no mu zindi ndimi z'ibihugu by'i Burayi, l'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême, 2007. Ibaruwa rero ntabwo yakemuye ikibazo kuko ntabwo yabigize ihame ry'ukwemera, ariko iragenda igana umurongo wo kuvuga ngo ririya rimbi mu by'ukuri nta mpamvu yaryo yo kubaho. Niho nanjye rero ngenda nganisha ibitekerezo. Muri iyi baruwa bamaze kwerekana nyine ukuntu
Bibiliya ntabyo ivuga cyane, ivuga iby'abo bana. Abakurambere ntacyo bivugaho cyane gikomeye. Ikavuga ukuntu kiliziya bagiye birinda kubigira ihame, cyane cyane ko mu ruhande rumwe bashobora kuba bari kuvuguruza abapadiri bamwe na bamwe ba kiliziya, abakurambere ba kiliziya nk'abagusi na bazili n'abandi. Mu rundi ruhande bakaba bari gusa nk'ababangamiye impuhwe z'Imana. Noneho bahisemo ko ukabona papa Benedikito wa 16 wasinyiye ibaruwa nyine wanabisuzumye, yaje gukora ikiganiro aravuga ati ariko bwe murashaka abo bana bajya he? Ati Yezu mu ivanjiri ya Mateyo umutwe wa 19 atarabyivugira, akavuga ati kandi ndetse nsoma ayo magambo kuko ni amagambo meza cyane. Yohani nako Mateyo umutwe wa 19 guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15, ngo nuko bamuzanira abana bato ngo abashyireho ikiganza abasabira, maze abigishwa barabakumira. Yezu niko kubabwira ati nimureke abana bansange mwibabuza kunyegera, kuko ingoma y'ijuru ari yameze nkabo. Nuko amaze kubashyiraho ikiganza ava aho hantu. Ingoma y'ijuru ni y'abameze nkabo. Aba bana nta ruhare bagize mu kuba wenda batarabonye ubuzima, kuko ntibabaye umwanya wo kubaho. Ikindi, kiliziya mu myaka ya za 60 kugeza n'uno munsi yaje kubigira nk'ihame cyangwa se icyemezo gikomeye ko abantu bapfuye ariko batari barigeze bahura na Nyagasani Yezu Kristo bashobora kwakira umukiro batawukomoye kuri batisimu, kuko ntawe bigeze bamenya, ahubwo bawukomoye ku kuba nyine barakurikije amategeko ya kamere umuntu Imana yabahaye. Ati rero kubera iyo mpamvu niba bafite amategeko bakurikije, nabo bashobora kugera mu ngoma y'ijuru. Hasi n'ibyo bishoboka kuri abo bana, kuri abo ngabo batigeze bahura na Yezu Kristo. Ibaze noneho abana bavukira mu muryango w'abakristo cyangwa se bavukira n'ahandi, wenda bakipfira mbere y'igihe, uragira ngo bajye handi bajye se gusinzira bategereje iki? Kuko biriya bya rembe cyangwa se irimbi bisa nka bya bindi amadini amwe y'abaprotestanti yemeza ngo abantu bamaze gupfa ngo bajya gusinzirira ahantu. Aho hantu rero kiliziya yitaga ko ari mu irimbi nyine, niho rembe. Ariko yabishyizeho, murumva ko kiliziya yabishyizeho byabura kindi kugira ngo wenda bavuge bati se twemeze iki kuri aba bana, noneho habura icyo kuvuga ngo ni rembe. Ariko Yezu aratubwira ati abo bana nta mpamvu yo kugumya kubagora. Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa II mu yabaruwa yise ivanjiri y'ubuzima, arasobanura rwose, nawe asa nk'uwerekeza muri uwo muntu, avuga ati ubuzima bw'abana buri mu biganza by'Imana. Niba abana rero bahamagaye bakagenda, nta n'impamvu yo kubigira birebire. Ati ubuntu bw'Imana burenze ku byo dushobora gutekereza, kandi impano y'Imana tuyihabwa ku buntu. Na batisimu y'abana irerekana nyine ku byose tubiherwa ku buntu. Rero uwo mwana upfuye atabatije ariko ari mu biganza by'Imana, kuko nta n'ikibi yakoze, ntabwo ashobora guhanirwa icyaha kitari personnel. Uvuga ngo niba icyaha cy'inkomoko nyine ntabwo ari wahisemo kugikora, ni ingaruka z'iyo byaha by'abakurambere bacu. Hano akavuga rero nyine ahereye kuri abo bamaritiri nyine bahorwa Imana, wenda batabatije ari abigishwa, agakomereza avuga kuri ba bandi bashobora kwicwa wenda bafite icyifuzo cyo kubatizwa, akagera ku babyeyi bashobora kuba bifuza kubatirisha abana babo, umwana wenda akaba mu myanya y'intoki atari yabatizwa. Bati aho bose baba bari muri ya batisimu, twita batisimu yo kwifuza. Atari ko igikomeye cyane kurushaho nuko impuhwe z'Imana zirenze ibyo utekereza. Umwana azigirirwa nyine ku buntu nyine kubera ko ari n'umwana, byo nyine baranumvikana. Rero ubwo mutese bora bitekerezaho iki? Yewe nk'umuhanga wa teolojiya ariko no mu marangamutima ya kimuntu,
byangora cyane rwose kwemeza ko hari umwana ushobora kujya mu muriro. Abagiye gukoramo iki se abahaniwe iki? Kuri uwo murongo rero ngahuza n'abakurambere ba kiliziya bavuga bati ntajya mu muriro, ntajya no mu ijuru, ntajya no muri purigatori, ati ajya ahandi hantu hitwa mu irimbi. Njyewe ariko aho ngaho ndaharenga mu murongo wa papa 2016 ndavuga nti uwo mwana azajya mu iryo rimbi gutegereza nyine ko agomba kuba avuye muri iyi si, ko ari mu bwiza bw'Imana, ko atagomba guhita abona Imana yakoreye, nako Imana yamuremye ikamukunda ikamushyira muri iyi si turimo. Rero numva abana bato, abana nk'abo ngabo, baba babandi b'inda zikuwemo, baba babandi b'inda nyine zidashoboye kuvuka ariko nta bushake bw'umubyeyi, baba abo bapfa batabatije, abo bana bose Yesu amaze kwitubwira ko abajya mu ngoro y'Imana ameze nk'abo ngabo, kubera ko nta kibi bakoze, nta n'impamvu yo gutinda ngo babure kubona ikuzo ry'Imana. Maze n'igisambo cyaseye imbabazi ku musaraba cyarababariwe, nankaswa abana batigeze bagira icyo bakora kindi uretse kuvuka. Numva ari inkuru nziza ahubwo kumva ko abo bana bacu hapfuye bakiri bato, twabigiramo uruhare tutabigiramo uruhare, abo bana bari mu biganza by'Imana. Ikibazo ahubwo ni barya ababyeyi nyine babuza abana uburenganzira bwo kubaho, ndavuga nyine nka ziriya nda zikurwamo ku bushake. Akenshi ababyeyi bakagira ibikomere bikomeye cyane mu buzima bwabo, bavuga ati ese abo babyeyi umuntu yabafasha iki, yabafasha ate kugira ngo nabo umutima wabo uruhuke kandi bumve ko impuhwe z'Imana zishoboka. Ese abo babyeyi babanira bata abo bana babo babujije kubaho, wenda nyuma bakabyicuza, ariko babujije kuba hatakiriho. Ibyo kizaba ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzavuga nyine ku buryo umuntu ashobora kwiyunga n'abo ngabo, cyane cyane mama cyangwa se umupapa wagize uruhare mu kwica umwana mbere yo kuvuka, ariko cyane hari n'ababica ahubwo bamaze kuvuka. Bikira Mariya rero, umubyeyi utabara ababaye, uwakira abana bose nk'abe, natuvuganire kugira ngo abana namara kugera mu ngoma y'ijuru, nk'uko papa Benedicto yakundaga kubivuga, avuga ati abana nk'abo ngabo tuzatungurwa nuko nitugera imbere y'Imana aribo bazaza kutwakira, bavuga ati ese wari uzi ko mba aha ngaha? Imana rero nyine yabakiriye, iduha umugisha, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen.